hashize igihe kinini nakubona, imyaka ibaye myinshi uri kure yanjye, ndagira ngo nkubwire nubwo uri kure ariko ndagutekereza, igihe cyose urampamagara kuri fone nkabibona, nta na rimwe rero burya urukundo gukundana nabyo nyine navuga ko ari nk'indi projet niko navuga. Ubwo rero nta mpamvu yo guhita mbyinjiramo, nuko manza ngakora umuziki wanjye nta bintu by'imbogamizi, kuko urabona nkanjye ndashobora kujya mu bintu byo gukundana ugasanga nk'umuntu dukundana arambwira ati ubuzima bugoye butuma umuntu atagera ku cyo yifuza kugeraho, ubuzima bugoye burababaza burashabuza, iyo ubonye abandi babaho neza wowe wibaza icyo wakosheje kugira ngo ubeho gutyo. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero, amazina yanjye ni God. Nkomeje gushimira cyane abantu mugiye mutandukanye mugenda mutwereka urukundo, ni ibintu by'agaciro cyane. Iyi ni God TV show, ikiganiro show muzigenda zitambuka kuri God TV show. Tunabashimira abantu bakoze subscribe, nutarayikora this is the real time kuba yayikora nyine, ubundi tukazajya tujyana ku biganiro byiza kandi biryoheye amaso bijyanye n'impano n'ibindi bintu bigiye bitandukanye muzajya mugenda mubisanga hano, amafilme n'ibindi showbiz, ibintu byose, kandi ndakeka ko tugenda tubashimisha. So uyu munsi rero twazanye umutumirwa wacu, tugiye kumuhereza umwanya atangire twibwira. Murakoze. Nitwa Neema Brigitte, nkaba nitwa Brikiss amazina y'ubuhanzi, kuko nkora umuziki, ndi umuhanzikazi. Brikiss, Neema Brigitte aka Brikiss. Brikiss ni ry'ubuhanzi? Brikiss ni ry'ubuhanzi. Brikiss yatangiye umuziki ryari? Brikiss yatangiye umuziki muri 2012. Mutangirira Rubavu. Utangira umuziki Rubavu, urumva nyine ni kera cyane ariko? Yes, ni kera cyane kuko nawutangiye kera nyine tunyira umwana. Utangiye umuziki kera 2012. Urumva 2012 2012 ninde muhanzi mwari muri kuri Rev imwe? 2012 nakoranye n'abami ku kirwa, muri icyo gihe na DCM ba Young Grace, abo bita ba Karidi, abo bita ba ni benshi, abo bita ba Luna, abo bita ba Tirdon, ba Beatness, ba Zeibi, n'abahanzi benshi muri rusange, ni benshi cyane kuko Rubavu twari dufite abahanzi benshi cyane. Nanjye nabo banze abantu navuga bageze kure, harimo ba Young Grace, The Same, Karidi. Why not utageze kure byibuze ngo nawe numve yarashimishije? Ziki narawukoze ariko nyuma nza gusa n'uhagarira nyine, banza gukomeza kwiga. Bagije rero inyuma, ariko ubu mbirimo neza, ubu ndimo ndakora tu. Wenda tudatinze kuko turibanda cyane cyane ku mpano yawe, yegeze tubwire indirimbo baba baratangiye ku buryo bavuga ati nanjye ndi muri competition n'aba bahanzi bari kuri famous kuri uru rwego rungana gutya. Tubwire indirimbo waba waratangiriyeho. Indirimbo natangiriyeho yitwa Sinshidikanya. Sinshidikanya nayo tugiye kuyiheraho nyine. Ndibuka umunsi duhura ubwa mbere, umunsi ntazigera nibagirwa mu mateka. Uwo munsi wambwiye amagambo meza atazigera mva ku mutima. Nemeye ndashidikanya kuba nkunze, n'ubu sinshidikanya uburyo unkunda. Ndagukunda, oh yeah, urankunda, oh yeah, dukundane twirinde abaza bashaka gutanya. Ndagukunda, oh yeah, urankunda, oh yeah, dukundane twirinde abaza bashaka gutanya.
wow, ndumva nyine ni akaririmbo kari keza cyane nyine k'urukundo. Kuki wibanze cyane cyane ku ndirimbo z'urukundo? ya mpamvu nibanze ku ndirimbo z'urukundo urumva akenshi nyine muri sosiyete nyine Cyangwa nawe hari ukuntu wari umeze nyine? none imagination nyine nk'umuhanzi tu ya Name Brikis, kuki nakubaza ati wenda ujya gutangira umuziki hari uburyo bubiri nyine bituma ukuntu muri sosiyete bagufatamo. Hari kuba wajya muri gospel, kuba wajya muri secular music. Wowe wahisemo kujya muri secular kubera iki ari wowe wahisemo kubanza? ya burya buri wese agira amahitamo ye, ubwo rero icyatumye mbanziriza muri secular nuko ariho numvaga nyine impano yanjye yerekeza. ya nuko nyine byagenze. Wenda duhere ukuntu muri community bagufataga, muri sosiyete abantu bagufataga gute? Kuko hari ukuntu numva ngo umuntu yagiye muri music bagahita bavuga ati agiye kuba ikirara, agiye kwitwara gutya. Tubwire ukuntu bagufashe. Birumvikana nyine ibyo ntabwo byabura, ariko kuko nari nshyigikiwe n'umuryango wanjye, ya nta kibazo byanteye tu. Kuvuga umuryango wari ugushyigikiye, inshuti zawe? Inshuti zanjye zari zinshigikiye. Ubwo urumva nta kibazo kirimo, nta mbogamizi nyinshi nahuye nazo. ya Wenda duhera icyo gihe ni kera cyane, navuga ko ikintu cyakuzitiye kigatuma udakomeza impano yawe yo kuririmba ari amasomo. Tubwira ingamba ugarukanye nyuma y'uko urangije amasomo yawe. Ni iki ikintu gishyashya ugiye kuzana mu muziki nyarwanda? ya ingamba ngarukanye nyine ni izo gukora, ariko ubu ngubu nyine ndi kubarizwa mu itsinda rya Mifasol, nkaba nkorana na brother wanjye. Ubwo rero urumva ko kuba twarifatanyije byonyine ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo rero ingamba ni nyinshi cyane, dufite kubagezaho umuziki nyine. Ufite brother wawe uririmba nkawe? cyane mfite brother wanjye uririmba, nubwo atabonetse ariko ndamufite. Uvuga ngo ubutaha Mifasol tuzaba turi kumwe nayo yuzuye? Yego niko bimeze. Wenda muri iyi minsi navuga ko hari ibintu byo kuba amagroupe y'abantu baririmbanaga agenda atandukana ashwana nyine. So mwebwe nuwe mwihariko mufite wo kuba wavuga ati ntabwo turi hafi gutandukana, twebwe ngo buri wese akora umuziki ku giti cye, sibyo? N'undi akora umuziki ku giti cye. So mwebwe ni ikihe kintu gishyashya muzanye ku buryo twavuga ati ino ni Mifasol itandukanye na The Same, itandukanye na Dream Boys, itandukanye na Band Boys? Twebwe nyine intego dufite niyo kutazatandukana. Urumva twebwe turanavukana nyine, turahorana kenshi. Urumva gutandukana ni ibintu bigoranye cyane, ntabwo dushaka gutandukana. Kandi binabaye tu umuntu yabamenyesha ko bibaho nyine tu, hari igihe wenda nk'umuntu ashaka kujya kure y'undi gutya, ibintu nk'ibyo ntabwo byabaho, ariko gusa ubu ngubu ntabyo turateganya gukomezanya. Wenda tutagiye cyane kuri Mifasol, wowe ku giti cyawe Brikis ni izihe challenges wahuye nazo mu rugendo rw'umuziki wawe? Wenda ntabwo byanyoroheye, muziki ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye cyane. Hari nk'ibintu byinshi uhura nabyo, ugasanga nyine ni ibintu bigoranye tu. Ariko icyo navuga cyo nyine tu, nk'ubu ngubu wenda kuko twafatanyije nta kintu kizatugora cyane. Gusa cyagiye kigorana ibintu bijyanye n'amapromo, wenda kuba wabona promo byari ibintu bigoranye cyane, ariko ubu ngubu ndakeka bitazongera kutugora cyane, kuko aho umwe atazaba ari undi azaba ahari. Wenda uvuze ku bintu by'amapromo, cyane cyane iyo umuhanzi muri iki gihugu akoze indirimbo akenera radiyo zimukinira indirimbo, niyo afite video se agakenera televiziyo ziri bumukinire indirimbo. Ni iyihe ndirimbo yakoze igakinwa ukayumva bwa mbere ari iyawe kuri radiyo? Iyo ndirimbo sinshidikanya narayumvisha cyane. Hari n'izindi zitandukanye nazo nagiye numva. Ikindi wenda kuri promo hari igihe umuntu akenera management, ukenera manager ukuguidinga mu rugendo rwawe rw'umuziki, ugukora buri kimwe cyose, ugufasha nawe ukaba umuririmbyi. Nta manager wigeze ugira? Nta manager nigeze ngira, gusa cyakora nigeze kumugiraho ariko tuza gutandukana.
ariko ntabwo ubu ngubu nyine nyuma yaho nta wundi mu manager nigeze ngira. manager mwatandukanye mupfuye iki? Manager wenda icyo twapfuye cyane nuko ntari hafi cyane nyine, wenda aho yifuzaga ko mba ntabwo ariho nabaye, ubwo icyo nicyo cyatumye nyine manager tutandukana. kuri ubu ngubu Brikis afite indirimbo zingahe? Kuri ubu Brikis ku giti cyanjye mfite indirimbo 5, ariko izanjye na brother nyine dufite indirimbo 2. muri izo ndirimbo 5 duhitiremo indirimbo turirimbira bunadususurutse. Okay, nta kibazo. Hashize igihe kinini nakubona, imyaka ibaye myinshi uri kure yanjye, ndagira ngo nkubwire nubwo uri kure ariko ndagutekereza. Igihe cyose urampamagara kuri fone nkabibona, nta na rimwe urara utambwiye ijoro ryiza, nta na rimwe urara utambwiye ndagukunda, nubwo uri kure y'amaso yanjye nturi kure y'umutima. Kugukunda ndagukunda, kugushaka ndagushaka, sinzigira nkubabaza kuko ari wowe wimoza ku mutima. Wow, Yoran, cyane cyane kabisa umutse turimbo dukoze neza nyine, utwumvisha nyine turi muri tuba dukoze neza cyane. Nta ndirimbo urakora video? No, ariko iyo ngiyo ndashaka kuyikorera video. Ndashaka gukora video vuba. Yego. Ayitege ryari? Vuba gato wenda nko mu byumweru 3 izabibagezeho. Mu byumweru 3 bitegure video. Indirimbo yitwa Kure y'amaso. Kure y'amaso. So Kure y'amaso rero ni indirimbo nyine urumva ivugitse neza, bigaragaza ko ari umuntu wari wabuze ari kumwe. Okay, ni intuza nyine, ni imagination nk'umuhanzi nyine. Hari ukuntu utekereza ikintu cyangwa se ukareba wenda nko ku nshuti zawe, hari umuntu ufite wenda nk'umukunzi uri kure, bikaba ngombwa ko ugera nyine tukaririmba. Ariko ahangahangiza ikibazo kuki nyine umuntu wibanda cyane cyane ku rukundo, sometimes wenda binababaje, wenda bigaragaza ko batandukanye. Hari ukuntu aba afite umuntu wenda se bakundanyeho cyangwa se wenda bakundana. Kuri ubu ngubu wowe bihagaze bite? Ubu ngubu ndacyabanza gukora nyine, umuntu arabanza agakora nyine, nimara gukora ufite ahantu ngeze, urukundo ubwo narwo ruzaza. Ushaka gukora kure kungana iki kugira ngo ube wabona kubijyamo? Ndashaka byuze kubanza kumenyekana, bakizina nyine. Okay, nyuma yaho rero burya urukundo gukundana nabyo nyine navuga ko ari nk'indi projet niko navuga. Ubwo rero nta mpamvu yo guhita mbyinjiramo, no kumanza ngakora umuziki wanjye nta bintu by'imbogamizi, kuko urabona nkanjye ndashaka kujya mu bintu byo gukundana ugasanga nk'umuntu dukundana arambwira ati umuziki ntabwo ngushaka, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero ndashaka kubanza gukora cyane nkazakundana nawe undi ubyishimira neza ko nakora muziki yanjye. Uvuze ko ugomba kubanza ugashaka ukamenyekana uko bakizina. Brikis igiye kureba igisanga cyane cyane abahanzikazi b'abahanzikazi muri iki gihugu, iyo agiye muri music cyane kugira ngo uzamenye umukunzi biba bigoye cyane. Umuntu avuga amushyize hanze bakanakora n'ubukwe ni Knowless. Ese nawe nujyamo si bizarinda ubwo ugera ku utaranamubona, kuko n'abatipe benshi nubwo bakunda abastari. Kuvuga ati njye ntabwo nakundana n'umusitari, biyameze gutya na gutya gutya na gutya. Ni ikihe cyizere ufite ko numara kugira ahantu wifuza umaze kumenyekana umukunzi uzamubona? Icyizere kirahari cyane, kuko ushobora no gukundana n'umuntu muri kumwe muri industry. Ubwo rero urumva nanjye ntabwo nzajya gukundana wenda nawe undi utishimira muzika yanjye, utishimira muzika yanjye, nzakundana nawe undi nyine duhuza, nkamenya ngo
uyu nguyu dushobora guhuza, ni umusitari ndi umusitari, ubwo ni uko ibintu bimeze nyine. ni ukuvuga ngo nawe nujya gukunda uzakundana n'umusitari. niko bimeze, kuko urumva muri iki gihe kugira ngo ubone umuntu wenda hari ushaka gukunda wenda umuhanzikazi ni bake cyane. urumva rero ushobora no gukundana n'umuntu nyine akakubuza kabisa. ubwo urumva nk'ibyo ngibyo byagenze gutyo urabireka nyine. ni ukuvuga ngo hari ikintu mbere na mbere ushyize imbere, ni ukubanza wakubaka izina, ukazamura music yawe ikamenyekana, ukabona kujya mu bintu by'abakunzi. niko bimeze. niko bimeze kabisa. Burkis ni ikihe kintu ajya abona akavuga ati iki kintu naragikoze ariko ndacyishimira? ikintu nkora nkishimira n'ubundi ni umuziki, kuko kuririmba ni ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima, n'iyo kitagera ahantu kingeza ariko ndabikunda cyane. gusa ibyiza ni uko cyagera ahantu kingeza, akaba ari nabyo nanjye ndimo, ariko kuririmba ndabyishimira cyane. ni ikihe kintu cyakubayeho kugezana n'izi saha kikaba kikikubabaza, navuga cyakubabaje mu buzima bwawe? ikintu cyambabaje mu buzima nabuze sogokuru wanjye. nicyo kintu cyambabaje. muzi ungana iki? ndamuzi, ntabwo nari muto cyane, ariko ikintu cyambabaje ni uko ari njye wari umurwaje, nari murwaje ariko twancika mureba. icyo kintu cyarambabaje cyane. ngo yakuguye mu maboko ye, kandi bavuga ngo kugwa mu maboko ari wowe uhari wenyine. kugezana n'ubu ngubu biracyakubabaza? shana n'ubu hari igihe mbitekereza nuko bishira, ariko hari igihe mbitekereza nkumva bimbabaje. ni ikihe kintu cyagushimishije mu buzima bwawe, kinagushimisha kugezana n'ubu iki kintu kiranshimisha? ikintu kinshimisha mu buzima, ikintu kinshimisha mu buzima ni ukubona umuryango wanjye, nicyo cya mbere. nta kibazo ufite, ibyo nibyo bya mbere binshimisha. tugiye kuri kariya y'umuziki wawe, ninde muhanzi uguha inspiration ukavuga ati uyu muhanzi numva naririmba nkawe, numva ndirimba nkawe? Rihanna wenda. Rihanna ni uko inspira? ni unyinspira. ni izihe ndirimbo zukunda? indirimbo ze nkunda iriya ya Diamond. uzi no kuririmba? hari igihe ushobora gukunda indirimbo ariko ntuyiteho kuba wayifata ngo uyiririmbe. ariko gusa nkunda indirimbo ze, nkunda ibihangano bye, ariko ntabwo ndabyitaho ngo numve koko nabiririmba. sorry. nyine indirimbo urayumva ukayikunda, ariko ntabwo washobora kuyisubiramo. bibaho cyane. hari n'ukuntu wenda ubiyizemo gake ukaba ushobora kuyiririmba muri ka gace ufite nyine ugasanga ni ikibazo, ariko hari igihe ukunda indirimbo nyine atari ko utazi no kuyiririmba. niyo stage waperforminzeho bwa mbere ukumvira gushimishije? stage na performinzeho bwa mbere ni stage ni nk'ebyiri cyakoze. stage na performinzeho i Musanze bwa mbere na mbere nkijya kuri stage bwa mbere, iyo stage yaranshimishije. indi stage yanshimishije ni muri launch ya Arion Victory. launch nahuriyemo n'abahanzi benshi, harimo ba Pifra, abahanzi ba Alpha Rwirangira, ba Kamishi n'abandi. stage nayo wari uri? nari nyiriho n'aba Pafuji. nyine ikintu cyanshimishije ni ukuba nanjye najya kuri stage imwe iriho abasitari bakomeye nanjye nemera. niyo stage yanshimishije. ikindi wenda nakubaza, ninde muhanzi bibaye byiza wumva wishimira mu Rwanda kuvuga ati uyu nguyu anabyemeye namwaka collab? umuhanzi nishimira mu Rwanda ni Bruce Melody. Bruce Melody ni umuhanzi nishimira mu Rwanda. uburyo wanamwaka collab? nayimwaka.
ikindi wenda ni buriya byumvikana ko niba ari wowe unishimira ni nawe ubona mu Rwanda ushoboye. ya niwe muhanzi mbona ushoboye mu Rwanda. Gusa hari abandi bahanzi benshi tu nka ba The Ben na ba Meddy, ariko Bruce Melody arashoboye pe, ni umuhanga mu byo akora. Ukikora comparison hagati The Ben, Meddy na Bruce. The Ben na Meddy nyine ntabwo mbabara kuko nyine umuntu mbona ubu ngubu cyane cyane ni Bruce Melody. Gusa ntabwo namushyira kuri level imwe nabo kuko The Ben na Meddy nyine urumva ni abantu batangiye kera, ni abasaza nyine mu gakino nubwo kandi ni abahanga pe, ariko ngo umuntu nyine meraho nyine ni Bruce Melody, niwe mbara nk'umunyarwanda nyine tu abandi nyine ni abanyarwanda, ariko bo ntabwo mbafata kimwe, wenda ntabwo nabashyira kuri level imwe na Bruce Melody, ntabwo nabakompara nyine. Ni iyihe nama buri wese ashobora kuba yakumva yagira nka murumuna w'umukobwa? Nka murumuna wawe ni iyihe nama ushobora kumugira wenda imugayidinga mu buzima bwarimo, dore ko aba bahura n'ibirangaza byinshi, ibishuko byinshi cyane ugereranyije n'abahungu? Inama nagira nka murumuna wanjye icya mbere ni uguhakana nyine tu. Guhakana iki? Urumva nyine nk'uko bivuze bahura n'ibishuko byinshi, ariko ibishuko ubundi bisaba kubyirinda, ukabyirinda. Uhakaniye umuntu ntabwo ashobora kugufata ku ngufu, niko navuga. Ubwo rero inama ya mbere nagira ni ukumenya kuvuga oya, nta gukururwa n'utuntu twose tugezweho, ikintu bakaharanira nyine kugira guhakana. Tuvuge wenda kuri babana batishoboye b'abakobwa, nsanga iwabo ntibamubonera amavuta yo kwisiga, ntibamubonera buri kimwe akeneye. Urumva nk'abo bana babagiriye nyine, ugasanga umwana arakenera byanze bikunze wa muntu uri ku ruhande. Urumva wa muntu uri ku ruhande uri buze akamuhereza buri kimwe cyose, ariko nawe afite icyo ari bumwake. Abo bana bo ni iyihe nama nakunda aba yabigenza? Inama nabagira nyine ni ukwihanganira ubuzima babayemo, akumva ko nyine ntabwo biba bigarukiye aho ngaho. Burya iyo ukiri umwana ufite kuba wazagera kuri byinshi. Ubwo rero inama nabagira nyine niyo kwakira ubuzima babayemo, bakamenya mbese kwakira ubuzima barimo, ntibashake kujya hejuru cyangwa bisanisha n'abandi bantu bafite ubushobozi bubarenzeho. Ubwo nyine niyo nama nabagira nyine tu. Kuvuga babanze banyurwe n'ibyo bafite bikeya. Yego, banyurwe, ubundi ibindi bizaza nyuma. Kuko Imana iyo yagushyize ku isi nyine bizi uko uzabaho, iyo yakuremye bizi uko uzabaho nyine. Nta mpamvu yo kugira ngo ubuzima nyine bugire panike cyane. Ugomba kuguma hahandi uri, ukishimira duke ufite nyine, ubundi ukazagera ku kintu kizima. Tujye kuri ba bro bawe, basaza bawe n'abahungu bose. Basaza banjye nayo inama nabagira nyine ni ukwirinda nko gushuka bagenzi babo, gushuka abakobwa. Iki se umukobwa atamushuka? Bibaho cyane tu, umukobwa ashobora kugushuka, ariko nawe nyine ukamenya uko byitwara, umerega ukabyirinda, ukamuhakanira nyine. Ni uko nguko. Okay, ikindi wenda nakubaza, muri ibyo bishuko byose nta na kimwe wahuye nabyo? Byinshi nahuye nabyo, n'ubu akenshi mpora nabyo, ariko mfite uko mbyitwaramo nyine, ngerageza kubyirinda kugira ngo bitangusha mu kintu nashaka kubajya. Hari guideline, harimo ahantu ugarukira nyine mu bintu byo ukora byose. Ni ikihe kintu papa wawe yagukoreye kikagutungura? Ikintu papa yankoreye kikantungura kandi kikanshimisha, papa nuko bwa mbere nyine niyumvamo impano, naramubwiye nyine mubwira ko mbese mfite impano yo kuririmba. Papa ikintu yankoreye cyiza nuko yanjyanye muri studio nyine, icyo kintu nacyo ndakimushimira kabisa.
Yeah. nibwo niba waguherekeje kujyana muri cyane rwose no mu birori bitandukanye mu bitaramo naririmbagamo akenshi. bigoye cyane kubona umubyeyi abantu ukunda entertainment cyane kuko aba ari bakeya cyane. Wumvishe umeze gute? Numvishe nishimye cyane pe ku buryo n'ubu mbitekerezaho nkishima. Nanjye niyo mpamvu ntacika intege ngo mve muri muzika, nta kintu ndamugezaho kizima. Nanjye ikintu nshaka nyine no kuzamushimisha nyine nkamwereka. Ukora cyane kamushimisha. Nkamwereka ko kabisa ibyo yakoze byari byiza cyane. Nuwe muntu kugeza ubu ngubu wenda turetse tuve kuri papa wawe wamushimira byinshi kuko ibyo yakoze nane byinshi. Nuwe muntu ujya wicara ukavuga ati uyu muntu ndamushimira cyane? Umuntu nicara ngashimira rero uretse papa wenyine wankorera ako kantu, nta wundi muntu ndabona ngo numve ngo mushimiye cyane 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 cyane. Nta wundi muntu urabona? No. Best friend nawe? My best friend kabisa nawe. Abandi bose ni ibintu bisanzwe gusa. Mu babro bawe? Bro banjye ndashimira bro wanjye w'imfura. Yitwa Clement nyine. Clement ndamushimira cyane kuko ni umuntu wambaye hafi cyane, nawe abasha kumvisha papa ko ibyo bintu ari byo. Mbese ni umuntu mba hafi cyane mu bikorwa bitandukanye. Ubwo rero ndamushimira cyane nawe rwose. Urabateganyiriza iki rero? Ni byinshi cyane. Reka tubigire ibanga kuko ni byinshi muzabimenya. Ese muye nabwire kupa? Okay, ni ukuvuga ngo ubu ngubu muri music ufite bro muri Mifaso mufatanya, urumva ni iyihe stage mwajyanye? Stage twajyanyeho twajyanye kuri stage Karongi. Umujyi? Oya, twaririmbiye ahantu bita mu Kiziba. Kiziba muragenda muratwika Texas? Na Musanze naho twajyanyeyo. Twibande wenda Texas ahantu mwakoreye indirimbo mu Kiziba. Texas ndavuze. Ni byari bimeze bite? Mwari mumeze gute nyine bigerageza tubwire ko ni stage yari imeze twari twatumiye mu kirori cy'abakungufu. Uwo munsi turaririmba kuko buri gihe cyose ubundi mu mpera z'umwaka turatumirwa, ariko niyo stage ya mbere twajyanyeho ni 2019 mu mpera z'umwaka kuko nibwo twatangiye no gukorana muri 2019. Ubundi nagendaga njyenyine. Ubwo rero stage yari imeze neza cyane, abantu babo barabyishimiye cyane abo twari kumwe. Mbese yari ishyushye cyane kabisa. Uburyo yitekereza ukumva yahita igaruka cyane kabisa, mba numva bakongera kudutumira. Ikindi wenda ni kugeza ubu ngubu naye mafaranga umaze gukorera mu muziki ukavuga ati n'amafaranga ni menshi, wakiriye menshi muri kariyeri yawe? Ntabwo ari ngombwa wenda ngo nyavuge, ariko amafaranga yo yagiye aboneka ko hari na award nigeze kujyamo gutsindura nyine. Iyo award imeze gute? Yakariho yari yateguwe na Kariho.com Gisenyi Music Award, ni award yo ku Gisenyi nyine. 2012 mu mpera z'umwaka nigeze kuyitsindira nyine. Numva harimo amafaranga, si ngombwa ngo mvuge umubare wayo, ariko narayabonyeho nyine, mbona n'agacertificat nyine. Nabaye babanze mwari kumwe muri icyo gihembo, nawe bahanze murimo guhatanira? Twari turimo guhatanira, twari kumwe n'abantu na DCM n'abamikukirwa na Young Grace, abo bita ba Zeibi, ba Business. Ubwo ndavuga mu bakobwa nyine, abakobwa ni ba Business na Young Grace, nanjye n'abandi bahanze ntibuka neza, abahanzikazi ntibuka. Ubwo abahungu harimo nyine abo abitwa ba Jimmy, ba Karidi nyine.
ni benshi cyane. Bamwe muri abo bose bari ugitwara. Yego natwaye ntuza best female ariko ntuza best group nyine yari the same. Female ni wowe yitwara. Yego best female ninjye nayitwaye. Tirdo nawe atwara best male ya nanuza na bariya nyine bantuza badesema batwara best group. Niko byari bimeze. Ubwo wagiye muri competition na Young Grace n'abandi bose ya bose nyine na ba Little Chances ngira wumvaga umeze gute? nyine numvaga afite iyo umuntu ari muri ntuza iyo umuntu ari mu irushanwa hari igihe utekereza ati se ninde uzakijyana mugane wa Rafiki. Ubwo rero nanjye bwanjye byarantunga ariko gusa ntabwo byantunguye cyane kuko benshi barabimbwiraga bakambwira ko nshoboye. Bo nanjye bwanjye nyine stage zose najyagaho nkabona abantu baranyishimiye ya avuga nti cyizere gatwika abana icyizere kiranga kabisa. Utekereza ko ari iki cyatumye utagera kure turetse amasomo? Warangije kwiga ryari? Narangije bavuga sinasike. Igihe warangije kwiga? Ni 2017. 2017 nibwo warangije kwiga. Urumva hashize imyaka 3 niki utekereza cyatumye udakomeza kuba watera imbere kuko ba Young Grace ndatekereza bageze kure nabo bose ba December Karidi bose bageze kure cyane. Utekereza ko ari iki cyatumye udakomeza gutera imbere? Icyambere ni ikibazo cy'ubushobozi niko navuga ko ubushobozi bwabaye buke nuko nyine hazamo n'ibyo byose nyine ubwo birangira mbiretse nyine nsa nk'ubihagaritse nanjye sinakomeje kugira courage nyine ngo nkomeze gusa iyo nza gukomeza wenda mbageze kure ariko ntago nakomeje kugira courage ahubwo umwanya wanjye nyine nawuhaye ibindi bintu kurusha uko nawuha kariyeri yanjye ariko ubu ngubu nyine nicyo gihe nanjye kugira ngo nkore. Ubushobozi bwaraje? Ubu ngubu wenda navuga ko ntabwo cyane ariko uko biri nyine tubungu nzakora uko byagenda kose nubwo nta manager mfite ariko cyo manager zaza werekana ibikorwa na baterankunga bakaza. Okay, no kuvuga ngo nyine ikibazo cy'ubushobozi bwaranze bitewe na situation wenda wari urimo ariko ubu ngubu urumva bikurimo to anytime ubushobozi bubonetse wakomeza? Ubu ngubu nakomeza kabisa ubushobozi bubonetse nakomeza cyane. Reka twizere ko buzaza kandi ndakeka ibintu bizagenda neza noneho award zose ukazigukana. Inshallah bizabaho. Wenda break isi wenda tutwihutira ku musozo. Gerageza uturirimbire indi ndirimbo zawe. Ubuzima bugoye butuma umuntu atagera ku cyo yifuza kugeraho. Ubuzima bugoye burababaza burashabuza iyo ubonye abandi babaho neza wowe bibaza icyo wakosheje kugira ngo ubeho gutyo. Nawe ukwitayeho aho unyuze hose bakakuryanira inzara batukiriya cyarasaze. Aho unyuze hose bakakuryanira inzara batukiriya cyarasaze. Ndicara nkibaza sinakoze iki kugira ngo mbeho muri ubu buzima. Nagakwiye kubaho nk'abandi mazi nkabaho neza kuvuka mu muryango ukennye ko nabihisemo. Burya ntawanga heza ahubwo arahabura. Burya ntawanga heza ahubwo arahabura. Wow, Breakis arakoze cyane ku ndirimbo nziza n'ubuhamya burambuye agiye tugezaho mu rugendo rwe rwa muzika. Kuri ubu ngubu reka tukubwire ngo congratulation kandi ibyiza biri imbere biracyaza nta kidashoboka. Tunabwira ngo gukora subscribe muna sharinga hirya no hino babone impano zigiye zitandukanye. Ciao ciao, God bless you.
twese turamukana imigambi mishya. Gusa ibi ntibibuza indwara kutwibasira, ariko ibi ntibigutera impungenge kuko igisubizo cy'indwara zitandukanye kiboneka mu ivuriro Irakiza Natural Medicine Center Limited. Iri ni ivuriro mwari mumenyereye mu karere ka Rubavu, ubu munarisanga mu mujyi wa Kigali ku Gisozi haruguru y'urusengero rw'Abadivantiste. Wajya kugira ikibazo cy'indwara nk'umutima, igifu se, indwara nka diabete se, ni byiza ko muri telefone yawe hataburamo nimero y'ivuriro ya 0783 41 85 64.